ishengero cyangwa se itorero rya Kristo, umukristo agomba kubaho mu buzima bwihangana. Urugo rwawe fata intwaro yitwa kwihangana. Ishengero barizomwo fata intwaro yitwa kwihangana. Mu gihugu cyawe fata intwaro yitwa kwihangana. Ubuzima bwo kwihangana. Business nuyitangira itangizanya imbaraga zitwa kwihangana. Niba ubaka urugo rwawe rutangizanya imbaraga zitwa kwihangana. Umuhamagaro wawe koresha imbaraga zitwa kwihangana. Kwihanga hahiga uwihangana ibikugerageza nizo kugira ngo byubake wowe wejo. Kuko ntiwagera muri Kanani utarasha mu butayu. Ntibishoboka. Biratangaje. Ubu nyine itorero ahisi yinjiye mu itorero titugifite ubumwe n'ubusabane. Itorero ry'Imana nitwe tugomba gutanga umurongo w'ubuzima w'ubumwe n'ubusabane. Imiryango nitwe tugomba kuyihuza, ibihugu nitwe tugomba kubihuza dukoresheje rya jambo ry'ubumwe Yesu yatanze. Nimuba muri nje naje nkaba muri mwe muzasaba icyo mushaka cyose, kuko njyewe na Data turi umwe. Abakunzi ba Holy Canaan TV, twishimiye kongera gushima Imana itugiriye neza muri aya masaha. Turabishimiye kubana namwe, kongera kubona ubwiza bw'Imana, kongera kugaruka kuri wa murongo mukunda cyane kandi Imana yatanze mu buryo bwagutse bwo gutanga icyo Imana yatanze ku buzima bw'abayemeye bakayitaba. Hanyuma rero duciye bugufi imbere y'Imana yacu. Amazina nitwa Pastor Paul Ndayahoze, ndava mu gihugu cy'Ubugande mu itorero rya Siloam. Sibwo bwa mbere tugera ngaha, tuzi ko neza turi umugisha, namwe muri umugisha wacu. Twongeye gushimira Imana yatugiriye neza kongera gushika mu gihugu cy'u Burundi aho duhezagiwe n'imbaraga zayo. Reka dushime Imana hama tuganire ijambo ryayo. Data nyiribihe, ukora ibitangaza n'ibimenyetso, uwaremye isi n'ijuru, turi imbere yawe ngo tuvuge ijambo ryawe. Ni ijambo ryaturemye, ni ijambo ritubeshejeho, riradusumba, riraturuta cyane. Rero turasaba imbaraga z'ubwenge, turasaba imbaraga z'ibitekerezo bizamwe na Mwuka Wera. Ijambo Mwami watanze ku buzima bwacu ngo turiha abandi, Bibiliya itubwira ngo bo kwizerwa bazashobora kuribwira abandi. Turasaba imbaraga z'Umwuka Wera kudushoboza, ndetse w'Imana we no kuziyobora, kugira ngo Mana izi mbaraga zigere kuri bose nk'impinduka nziza ikwiye ubuzima bw'umuntu wese mu buzima atuyemo. Reka ubumugisha muri iki gihugu, ijambo ryawe ribumugisha kuba ryumva ku isi hose, ribumugisha kuri buri wese uryizigiye cyangwa se uryizeye. Ndagushimiye Mana kuko ubana natwe kandi udukoresha iby'ubutwari nk'uko wabidusezeranije. Mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakunzi bacu, twongeye gushima Imana itugiriye neza. Turabakiriye mwebwe mwese abakunzi ba Holy Canaan TV. Dushimiye Imana nyiribihe itugiriye neza nkuko twabivuze. Reka tuje kuca Imana yaduhaye kuri uyu munsi. Ubushize tuganira kuri uyu murongo, twigishije amagambo abiri avuga, topiki ya mbere yavugaga hejuru y'umugisha, indi twaganira hejuru y'imbaraga z'ibihe byose. Uyu munsi nifuje cyangwa se nahawe kuganira ijambo rivuga ngo ubuzima bw'umukristo, ubuzima bw'umukristo, ubuzima bw'umukristo. Turaza kuganira amwe mu magambo 7 agize ubuzima bw'umukristo, hama dusoreze ku ijambo rivuga ngo niki twakora mu bihe bikomeye, niki umukristo yakora mu gihe gikomeye. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Timoteyo. Some ijambo ry'Imana ushaka muri Timoteyo wa kabiri, ni ibice 3 n'umurongo wa 16. Timoteyo, rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri,
ibice ni 3 umurongo wa 16. Bibiliya iravuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Murongo wa 17 cyangwa se wa 17 yavuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Niko kuri dushimiye Imana nyiribihe tugiye kuganira ijambo. Uyu munsi twahawe kuganira ijambo rivuga ngo ubuzima bw'umukristo. Ubuzima bw'umukristo cyangwa se ubuzima bw'itorero. Twihuse muri iri jambo, umukristo afite inkomoko naho yavuye, hanyuma afite n'amaherezo ye aho agomba kuzaba iteka ryose. Ubuzima bw'umukristo. Ubuzima bw'umukristo ni Kristo mu buzima bwacu. Iyo twizeye Kristo wabambwe akazuka, tuba turi mu buzima bwuzuye. Hanyuma hari ibigize ubuzima bw'umukristo. Hari ibigize ubuzima bw'umukristo. Pawulo yandikira Timoteyo uru rwandiko rwa 2, uhereye kuri uyu murongo muri iki gice cya 3, yarimo amubwira ibihe ko bizaba bisa nuko agomba kwitwara muri bya bihe. Avuga ibintu hafi 19 muri iki gice cya 3 biranga ibihe uko bizaba bimeze. Ibihe by'imperuka hazaba ibihe birusha abantu bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, bikakaza, ibyigenge, indashima, n'amagambo agera ku 19. Yarimo amwereka icyo bita ibihe. Ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo bene abo ujye ubatera umugongo. Bene abo ujye ubatera umugongo. Reka tuvuge bimwe mu bigize ubuzima bw'umukristo. Bibiliya mu ijambo ryayo Yesu ubwe yarabisobanuye, abwira abigishwa be, arabwira ngo muri umunyu w'isi. Muri umunyu w'isi. Isi irarura. Isi ntiryoshe, ariko nimwe muyiryoshe. Ubuzima bw'umukristo ni umunyu ku isi. Ubuzima bw'umukristo. Arimo babwira inshusho y'icyo barico, arabwira ngo muri n'umucyo. Muri n'umucyo. Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 urasanga ayo magambo. Ariko ndenda kukubwira ubuzima bw'umukristo. Ubuzima bwite bw'umukristo. Amwe mu magambo 7 agize ubuzima bw'umukristo. Ijambo rya mbere, iyo ibyanditswe byera bigeze mu muntu, bimuhereza ibimukwiye. Nicyo nashatse kuganira. Yavuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro. Rero umumaro, iyo bigeze iki cyanditswe cyangwa se ijambo ry'Imana rigeze mu muntu, bigira umumaro. Uwo mumaro Bibiliya yawusobanuye, ariko ndendagura kuri ijambo ku murongo wa 17. Yavuze ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiye byose. Ibigukwiye rero ni ubuzima bwa Kristo mu buzima. Rero izo bigizwe n'aya magambo 7 ngiye kukubwira nihuse, kugira ngo wumve ubuzima ugomba kububayemo. Itorero rya Kristo rimaze gucungurwa, ryahawe ubuzima. Kandi ubwo buzima ni ubuzima bugomba kubeshaho itorero kugeza Kristo arikuye ku isi akaritwara mu bwami. Ijambo rya mbere rigize ubuzima bw'umukristo ni ukuba mu ijambo ry'Imana. Ni ugutunga ijambo ry'Imana rikaba ubuzima. Icyanditswe iyo ugikuye mu nyuguti ukagihindura ubuzima, icyo gihe uba ufite ubuzima. Yesu ubwo yaravuze ngo niba muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzasaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Bivuga ngo iyo tubaye mu ijambo tuba dufite imbaraga z'ibihe, tuba dufite ubuzima. Tuba dufite ubuzima. Kuko ijambo ry'Imana iyo rigeze mu muntu, Bibiliya yabisobanuye ngo rikora hafi ibintu 4 bikomeye. Icyambere ngo ryigisha umuntu. Ni ubuzima bwigisha umuntu kubaho. Ni ubuzima bwigisha umuntu kumenya uwo ari we. Ni ubuzima buheza umuntu kumenya umurongo agomba kugendamo. Cyakabiri ngo ryemeza umuntu ibyaha bye. Nta wundi wakwemeza icyaha
yewe niyo bagize ngo bakikubwire ushaka abacamanza bakuburanira, ariko imbaraga z'umwuka w'Imana ziherekejwe n'ijambo ryayo, iyo rigeze mu mutima ritanga ubuzima, noneho rikemeza umuntu icyaha, yarangiza akabasha kucyatura akakihana. Rero rikongera kandi rigakora undi murimo ngo rigagutunganya, riguha ubuzima. Rero aha niho nshaka gutinda, riguha ubuzima. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, iyo rigeze mu muntu rihindura ubuzima, rikagutunganya, icyo nakwita kugukiranura, rikagutegura, kandi ku mpamvu zigera kuri ebyiri, kugira ngo umuntu w'Imana ubushitse noneho ufite ibigukwiye byose, ibi rero nibyo ngiye kuganira. Ibigukwiye ni ibihe? Ni ijambo ry'Imana. Icya kabiri nanone kigaragaza umuntu ufite ubuzima, cyangwa se umukristo ufite ubuzima, umukristo aba mu buzima busenga. Cya mbere kiranga ubuzima bw'umukristo ni ukuba afise ijambo ry'Imana, ni ukuba afite ijambo ry'Imana mu buzima. Icya kabiri rero Bibiliya yambwiye ngo ni ukubaho mu buzima bw'amasengesho. Itorero rya Kristo rigomba kubaho ribayeho mu buzima bw'amasengesho. Ikiduha ubuzima ni amasengesho. Ndimo naganira ubuzima bw'umwuka nanone bugera ku buzima bwite bw'uyu mubiri twambaye. Bibiliya irabisobanura neza. Umubiri wacu ntabwo ari umwanzi komitere, ahubwo ni urusengero rw'umwuka. Ubu umwanzi mu gihe uyobowe na kamere, ariko iyo tuyobowe na kamere y'umwuka ni urusengero rw'umwuka. Bibiliya ivuga ngo umuntu utsemba urwo rusengero Imana izamutsemba. Iyo tuze ubuzima bw'amasengesho, umubiri wawe ugira agaciro, umutima ukagira agaciro, ibitekerezo bikagira umurongo. Nanone amasengesho agizwe n'ibihe bitatu. Mu masengesho hagizwe n'ibihe byinshi, reka vuge bitatu. Igihe cya mbere cy'amasengesho agomba kuba uriho mu buzima buramya Imana. Ubuzima bwa mbere bw'amasengesho ni ubuzima buramya Imana. Ntabwo tuje imbere y'Imana kuyisaba, tuje imbere y'Imana kuyisenga, ikatugenera ibidukwiye. Imana ni umubyeyi. Niyo mpamvu uraza kurisoma muri Matayo ibice 6:9. Bibiliya ivuga ngo nimuje gusenga kurigishwa. Abigishwa babwiye Yesu, baramubwira ngo twigishe gusenga. Arababwira ngo nimusenga muzavuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka mwami kibeho mu isi kuko kiri mu ijuru. Iyi muri dimanso y'ayo masengesho uba uri muhimbaza Imana, uramya Imana. Mbere y'uko ugira icyo usaba Imana, banza uyiramye. Kuko isengesho mu buzima ni ukuramya Imana. Cya mbere rero ni uko Data wo mu ijuru asobanuka kuko ari we Data wa twese. Icya kabiri, izina rye rikubahwa. Iyo izina ry'Imana ryubashwe mu buzima, mu mibereho, icyo gihe tuba dufite ubuzima nk'umukristo. Nanone igihe cya gatatu ni igihe cyo guhimbaza Imana mu masengesho. Igihe cya kabiri ni uguhimbaza Imana. Igihe cya gatatu ni ibikorwa dukora mu gihe dufite bwa buzima bw'amasengesho. Iki ni imbarutso ihesha umuntu kumenya adrese y'icyo ari cyo mu bwami. Iyo uri mu buzima bw'amasengesho, uba uhumeka, uba uvugana n'Imana. Ijambo rigira gatatu rigize ubuzima bw'umukristo. Umukristo agomba kuba mu buzima bwo kwihangana ndetse no kwihanganirana. Yakobo yarabyanditse igice cya mbere umurongo wa 3 ndetse n'uwa 12. Bibiliya ivuga ngo hari uwihanganira ibimugerageza, ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba. Itorero rya Kristo rigomba kubaho mu buzima bw'ihangana. Kwihangana bigomba kuba ubuzima, bigomba kuba imibereho, bigomba kuba impamvu yo kubaho kwacu. Kwihangana. Hari ibyo watsinze, hari ibyo uri mutsinda, kandi intwaro nini y'abizera ni ukwihangana. Pawulo yavuze ngo narinzi ibyo kwizera,
hari intambara urwanisha kwihangana. Niwihangana bikaba ubuzima, uzagera ku ntambwe yo gutsinda ibikurwanya. Kwihangana, twihanganira ibyo duhura nabyo, kuko itorero rya Kristo tugomba kwihangana nk'uko Kristo yihanganye, kuko nta wundi tureberaho kwihangana ni Yesu mu buzima. Yihanganira umusaraba, yihanganira ibitutsi, yihanganira ndetse no gupfa urupfu rubi gutyo, kuko ngo yarebaga inyuma y'ubwo rupfu akahabona itorero. Reka nkubwire, iyo wihanganira intambara mu buzima, hari icyo ugomba kubona mu buzima kigomba guhindura ubuzima bwawe. Hirya y'ubwo buzima, hirya y'ibyo bigeragezo, nubyihanganira bikaba ubuzima, Imana izatanga ubundi buzima. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ishengero cyangwa se itorero rya Kristo, umukristo agomba kubaho mu buzima bwihangana. Urugo rwawe, fata intwaro yitwa kwihangana. Ishengero barizomwo, fata intwaro yitwa kwihangana. Mu gihugu cyawe, fata intwaro yitwa kwihangana. Ubuzima bwo kwihangana. Bizinesi nuyitangira, itangizanya imbaraga zitwa kwihangana. Niwubaka urugo rwawe, rutangizanya imbaraga zitwa kwihangana. Umuhamagaro wawe, koresha imbaraga zitwa kwihangana. Hahirwa uwihangana ibikugerageza nibyo kugira ngo byubake wowe w'ejo, kuko ntiwagera muri Kanani utarasha mu butayu, ntibishoboka. Ibikugerageza, hari impamvu eshatu nkubwiye Imana ishobora kwemerera ibikugerageza. Impamvu ya mbere ni uko ijuru rishaka ngo rirebe kwihangana kwawe. Impamvu ya mbere uhura n'ibigeragezo ni uko Imana ibishaka ngo irebe kwihangana kwawe. Impamvu ya kabiri ugeragezwa ni ukugira ngo ijuru rimenye kwizera kwawe, level cyangwa se intambwe zo kwizera kwawe. Impamvu ugeragezwa ni ukugira ngo ijuru risobanukirwe neza kwihangana kwawe no kwizera urwego biriho, ndetse ijuru rimenye imbaraga zo gukunda Imana yawe. Ijambo rigira kane rigaragaza uwamenye Imana. Haleluya, haleluya. Ni ubumwe n'ubusabane. Itorero rigomba kubaho mu bumwe no mu busabane. Itorero rigomba kuba rifite ubumwe n'ubusabane. Ishengero rigomba kuba rifite ubumwe n'ubusabane. Ubwo busabane tubumanura mu miryango yacu, tukahabera umuco, tukahabera umunyu. Iyo turi mu buzima bw'ubusabane, tugera ku rwego dutanga bwa buzima bugatanga impinduka mu miryango yacu, mu matorero ndetse no mu gihugu. Kubaho mu buzima bw'ubumwe n'ubusabane. Itorero rya mbere ry'intumwa bari mu bumwe n'ubusabane, bakoreraga mu bumwe n'ubusabane, bahagarara mu mwanya wabo, bakazana icyo bita influence, impinduka mu isi. Basangiraga ibyabo, bagiraga ijambo rimwe. Biratangaje. Ubu nyine itorero, aho isi yinjiye mu itorero, titugifite ubumwe n'ubusabane. Itorero ry'Imana, nitwe tugomba gutanga umurongo w'ubuzima w'ubumwe n'ubusabane. Imiryango nitwe tugomba kuyihuza, ibihugu nitwe tugomba kubihuza, dukoresheje rya jambo ry'ubumwe Yesu yatanze. Nimuba muri nje naje nkaba muri mwe, muzasaba icyo mushaka cyose, kuko njyewe na Data turi umwe. Ngo imbaraga z'itorero ni ukuba umwe. Iyo turi umwe tugera kure. Hanyuma turwanya Satani dukoresheje za mbaraga z'ubumwe. Tube umwe nk'umubiri wa Kristo, kuko iyo turi umwe dutsinda ibitugerageza uko byaba biri kose. Ijambo rigira gatatu rigize ubuzima bw'umukristo, rigira gatanu rigize ubuzima bw'umukristo. Abakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa mbere. Bibiliya yarambwiye ngo ni urukundo. Itorero tugomba kuba tubayeho mu buzima bw'urukundo. Ubuzima bw'urukundo. Ubuzima, iki gihe tugezemo ni igihe kiremereye, aho urukundo rwa benshi rwakonje. Ariko urukundo rwihanganira byose, rwizera byose, rwiringira byose. Urukundo rugira imbaraga. Reka nkubwire, imbaraga Imana igukunda
wari ukwiriye nawe kuzikuramo isomo ry'uko byaba ubuzima mu buzima bw'abantu. Itorero rya Kristo, umukristo agomba kuba abayeho mu buzima bw'urukundo. Naho navuga indimi z'abantu, twatanze amahera menshi ngo twige indimi z'abantu, tugerageza uburyo bwose n'uyo wavuga indimi z'abantu ndetse n'iz'abamarayika, ukamenya no kwerekwa, ugahanura, ugahishura ibihishwe, ukagera ku rwego witanga ngo witwike, ukagera ku rwego rwo kwitanga, ariko udafite urukundo ngo ntacyo bivuze. Kandi mwibuke ko urukundo nirwo rwazanye Yesu kuza kuducunguza urupfu rubi. Urukundo nirwo rwabaye inzira, nirwo rwabaye tike yazanye Yesu. Hanyuma aza kuducunguza urupfu rubi kugira ngo tuve mu rupfu tuje mu bugingo. Zari imbaraga z'urukundo. Nutunga urukundo mu buzima, uzakundwa mu buzima, uzagera ku rwego Imana ikwishimira, kuko mu mbaraga z'urukundo uzubaka umuryango, uzubaka ishengero, uzubaka igihugu. Urukundo. Ijambo rigira gatandatu rigize ubuzima bw'umukristo, Bibiliya yambwiye ngo ni ukubaho mu buzima bushima Imana. Umukristo agomba kubaho mu buzima bushima Imana. Bushima Imana. Kubaho mu buzima bushima Imana. Ubuzima bushima Imana. Imana yagukoreye ibikomeye, ugomba kwishima. Dushima Imana kuko ari Imana. Bibiliya yambwiye ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizere, bagahingira ubusa imyelayo, amashaka abura mu biraro, nta kabuza ko nishimana Imana yanje. Ijambo rya nyuma rigize ubuzima bw'umukristo, abayeho mu buzima bwizera. Itorero rya Kristo tugomba kubaho mu buzima bwizera, bikaranga ubuzima bwacu, bikaranga imbaraga zacu, bikaranga ubushobozi tugomba kugeraho. Niki twakora mu bihe bikomeye? Niko umukristo yakora mu bihe bikomeye? Reka somera ijambo soza nihuta cyane. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 12. Niko umukristo yakora mu gihe gikomeye? Niko umukristo yakora mu gihe gikomeye? Ijambo rya mbere, icyo umukristo yakora mu gihe gikomeye, Bibiliya yambwiye ngo mwishime. Bibiliya ibisobanura neza, yavuze ngo mwishime mufite ibyiringiro. Ijambo rya mbere umukristo agomba gukora mu gihe gikomeye no kwishima. Mu gihe kiremereye ugomba kwishima. Ijambo rya kabiri ngo mufite ibyiringiro. Aya ni amagambo atanu akomeye umukristo yakora mu gihe gikomeye. Ijambo rya mbere ni ukwishima. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihangane mu makuba, mukomeze gusenga mushikamye. Ijambo rya mbere ni ukwishima. Mu gihe gikomeye ugomba kwishima. Hanyuma ijambo rigira kabiri, mu gihe gikomeye ugomba kwihangana, cyangwa se ugomba kugira ibyiringiro. Ijambo rya gatatu, ugomba kwihangana, twarivuze. Ijambo rya kane kandi tugomba kuba dufite ni ugukomeza gusenga. Umukristo ukeneye ubuzima bw'impinduka agomba mu gihe gikomeye ugomba gusenga. Mu gihe gikomeye ugomba gusenga. Ijambo rya nyuma umukristo akeneye kuba akora mu gihe gikomeye, agomba kuba ashikamye. Aya ni amagambo atanu umukristo agomba gukora mu buzima. Mu buzima bwawe gira imbaraga zo kwishima. Ibyishimo byo mu mutima butandukanye, ibyishimo byo gusohoka, ibyishimo byo hari ibyishimo biva mu mutima bitandukanye n'amarangamutima. Ijambo ryawe Mana rigeze mu mutima, ryambereye ibyishimo n'umunezero. Reka nkubwire, umunezero ni imbaraga zikorera mu buzima, ibyishimo ni imbaraga zikorera mu buzima iyo wahagaze ku cyo Imana ishaka. Hagarara mu byishimo mu gihe gikomeye, hagarara mu byiringiro mu gihe gikomeye, hagarara mu mbaraga zo gusenga mu gihe gikomeye, hagarara mu mbaraga zo kwihangana mu gihe gikomeye, hagarara mu mbaraga zo gushikama mu gihe gikomeye. Ubuzima bw'umukristo rero ni ukuba maso. Paulo ayandikira Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Hagarara mu byanditswe byera, uzasenya ibihe, ubaka ibihe bisha. Ubuzima bwawe burangwe n'ubuzima, hanyuma Kristo w'ubuzima muri mwebwe. Mana aragushime kuri iri jambo, imbaraga ziryagura n'izawe kandi rigere kuri buri wese, abashe kugira impinduka n'ubuzima, abashe kugira icyerekezo
biciye mu mbaraga z'ijambo rihindura, biciye mu buzima butangwa na Yesu Kristo. Ndagushimiye Mana kuri umuyoboro w'ijambo kandi ukomeza kurigeza kuri buri wese. Ubuzima bw'umukristo bubashe kuba ubuzima buhindura kandi butanga impinduka ku miryango yacu, mu bihugu byacu, mu mashengero yacu. Tugire ubumwe n'ubusabane. Urakoze kubikoze mu izina ryawe Yesu, amen. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Twari kuri Holy Canaan TV. Imana ikomeze kubagirira neza. Bye bye, tuzakomeza ubutaha.